Ese koko iyo umwaka ugucitse urongera ugatangira bundi bushya mu mwaka wundi uba ugiye gukurikiraho, cyangwa se ahubwo hari ubundi buryo YouTube ibibaramo? Icyo usabwa ni ukureba ino video ngufi yose ugasobanukirwa. Niba uri mushya kuri iyi channel ya YouTube, nyamuneka ntiwibagirwe gukanda kuri buto ya subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo ujye gukomeza gusobanukirwa byinshi kuri YouTube nuko wayibyaza umusaruro. Nguhaye ikaze. Mbere na mbere biradusaba kubanza kumva neza ibya YouTube igenderaho ngo uhembwe, ibizwi nka monetization. Icya mbere ni ukuba ufite abagukurikira byibuze 1000, abazwi nk'abasubscribers. Iki cyo nicyo kigoye na busa, nk'uko icya kabiri gishobora kugorana. Icya kabiri rero usabwa kuba ufite amasaha 4000 cyangwa se 3000. Nako iyo ushaka kuba monetization byuzuye neza usabwa amasaha 4000. Niba ushaka kumenya itandukaniro y'ubu buryo bwa monetization, waba usabwa amasaha 3000 ndetse n'usabwa 4000. Nyamuneka usige comment ubundi tuzagukorereho video ibivugaho. Ikindi gisabwa kube monetization cyangwa se monetize ni ukuba ukurikirwa cyangwa se urebwa n'abantu runaka mu buryo twakwita buhoraho. Ibi byitwa channel history, ndetse ukabona kurikiza amategeko n'amabwiriza bigenga YouTube na porogaramu zayo zo guhemba. Ibi byose bisabwa tubonye haruguru, nta na kimwe gisabwa gukora mu gihe runaka uretse aya masaha 4000 gusa. Nk'urugero, ntibisaba abo subscribers kuba warababonye mu mwaka umwe, ariko amasaha yo habarurwa ayo muri uwo mwaka umwe gusa. Nako naza gukomeza kuvuga nkoresha ijambo umwaka ukabyumva nabi, reka nkoreshe iminsi 365 kugira ngo byorohe. Reka noneho dusubize cya kibazo cyacu twatangiye twibaza tugira tuti, ese uyu mwaka urangiye naruzuza amasaha 4000 nzongera nangire kuri 0 umwaka ukurikiyeho? Igisubizo cyihuse oya ndetse itsindagiye. Reka mbigusobanurire neza. YouTube isaba kuba wawujuje amasaha 4000 mu gihe cy'amezi 12 abaheruka. Byumvikane ko aba ari igihe kingana n'umwaka, kandi nk'uko tubizi umwaka utangira ku itariki ya 1 Mutarama ugasozwa ku itariki 31 Ukuboza. Ari nayo mpamvu abantu benshi bagitangira YouTube ibi bahita babifata nk'ikibazo cyabo bwite kibakomereye. Byumvikane ko bitagendera ku bihe bisanzwe bya kalendari yacu, ahubwo abarwa ahereye igihe gukora monetization cyangwa se igihe ugiye kubisabira. Iyo ugiye gukora monetization mu kwezi kwa 9 kwa 2024, ahubwo hazabarwa amasaha 4000 yose wabonye kuva uwo munsi ugiye gusabira monetization, ubundi ugasubiraho amezi 12. Ubwo nanone turasanga mu kwezi kwa 9 kwa 2024, iyo muri cya gihe cyose warebwe amasaha 4000 wujuje n'ibindi bisabwa, rwose ushobora gusaba monetization. Ikindi kintu abantu bakunze kwibeshya ni uko atari ngombwa umwaka, kuko ubashije kuzuza aya masaha mu kwezi kumwe cyangwa se amezi 2 wujuje n'ibindi byose bisabwa, wasaba guhembwa na YouTube. Ndabizi tumaze kuvuga byinshi, hari ababashije gusobanukirwa, gusa nanone imibare myinshi yajemo. Nta gitangaje kuba nta muntu ukiri kwibaza ikibazo, ese iyo amezi 12 arangiye naruzuza ibisabwa byose bigenda bite? Yego, nawe ufite bino bibazo ndakumva neza, ndetse cyane kugira ngo
musubize. Rero ngiye kwifashisha urundi rugero kandi ndabizi kurahita ubisobanukirwa neza. Wahita usobanurira mugenzi wawe aramutse abikubajije. Reka dukomeze na rwa rugero rwacu rw'umuntu ushaka gukora monetization mu kwezi kwa 9 kandi amaze imyaka irenga 2 akora video kuri YouTube. Uyu mu YouTube amaze imyaka 2, reka tumwite Emmy. Uyu Mr Emmy mu kwezi kwa 9 ni kumusiga ataruzuza amasaha. Ntibivuze ko ibyo yakoze byose biba biteshejwe agaciro muri y'amezi 12 twabonye kare, ahubwo hahindurwa uko abarwa. Nibigera mu kwezi kwa 12 agashaka gukora monetization, azabarwa amasaha azaba afite muri monetization, ariyo yayandi yabonye mu kwezi kwa 12 kwa 2024. Wibuke ko Emmy ari gusaba monetization mu kwezi kwa 12 ariko 2025. Noneho nawe kugira ngo abyumve neza, reka twifashishe YouTube channel n'urundi urugero kugira ngo ubyibonere. Iyo twinjiye muri analytics z'iyi channel dusanga ko yarabonye amasaha angana gutya mu minsi 28 itambutse. Kugira ngo tumenye amasaha yose yabonye mu gihe cy'umwaka, turakanda hano ku minsi 365, aho dusanga iyi channel yararebwe amasaha muri rusange angana gutya mu gihe cy'umwaka utambutse. Niba iyi video yarayaploadinze ku itariki 30 z'ukwa 3 2025, bivuze ko amasaha ari kororwa afite agaciro mu gihe cya monetization arayabonetse hagati ya 30 z'ukwa 3 2024 kugeza uyu munsi 2025. Aha rero biragaragara ko aya masaha yacu ataragwira ku buryo twasaba monetization ya YouTube. Iyo tugiye kuri page yacu aho bisabirwa, turasanga dufite amasaha aya ngaya ku masaha 4000 asabwa. Impamvu tubona aya masaha mwagabanutse nuko biri inyuma y'iminota cyangwa se biri inyuma y'iminsi 5 kubyerekanwa na kuri page ya analytics twahereyeho, aho twasanze ko ufite amasaha aya ngaya gusa n'andi nayo azagenda akomeza kugenda yiyongeraho uko iminsi iza. Kandi nanone niwitegereza neza urabona ko handitse ngo last 365 days. Ubwo bisobanuye ko ari iminsi 365 iheruka, si umwaka turimo. Kuko bibaye ari uwo mwaka turimo, byaba bisobanuye ko nitugera 2026 iyi channel izongera igatangira kuri 0, kandi siko biri. Aha kandi muri analytics werekwa amasaha bagize muri buri mwaka kuri iyi channel. Hafi ya yose yagiyeho 2025, cyane cyane guhera mu kwezi kwa 2. Ibi bisobanuye ko iyi channel irakomejwe kurebwa cyane bihagije. Wabona ko amasaha yo mu minsi 365 iheruka atangiye kugabanuka. Ni nayo mpamvu uburyo iyo ushaka gutera imbere kuri YouTube ndetse banayibyaza umusaruro, biba bisaba guhozaho nturambirwe cyangwa se ucike intege. Nyamuneka niba wakunze iyi video wayiha like, ushobora no kuyisangiza inshuti zawe niba koko hari icyo yagufasha. Kora subscribe kuri channel ujye ukomeza gukurikirana ibiganiro nk'ibi by'ubwenge. Muri make tumaze kubona ko YouTube itabara amasaha cyangwa se watch time ishingiye mwaka watangiye
ni igihe wasorejwe, ahubwo byose biterwa n'igihe ugiye gusabira monetization. Niba ufite ikindi kibazo wumva twazagusobanurira muri video z'ubutaha, watwandikira muri comment.